Sadunda akaba ayigize ate ayishyizemo Sadunda akaba ayishyizemo akaba ayimushyizemo da Kayusi nawe ati ndabyemeye n'ingemo mama arayisomye Kayusi nawe akaba yegereye umukunzi we Kayusi akaba yegereye umukunzi we Sadunda akavuga ati yishyiremo nanjye ndabyemeye bakaba bose bazishyiranyemo mbamba batoya nana telefone ngira niyo muhamagaye abantu bose bateguye uri kumva amakuru rero muyasabira uburenganzira reba ibintu byose murabyangije abageni bacu murabangije twakuyeho kamera twabikuyeho namwe musega mwifuza kurongorwa se musega mwifuza kurongorwa kandi mbona mushaje nimushaje tugize umwana murareta amakuru rero muyasabira uburenganzira reba ibintu byose murabyangije abageni bacu murabangije musubira muvuye twicira ibintu na nizisa uracyashaka kutwicira ibintu ku mazi umuhungu wanjye Kayusi Shitani agomba gucyura umujyanye bita Sadunda. Ibirori birakomeje rangaha abageni bacu nkuko mubibona bamaze kwica akanyota ubu noneho bagiye kwambikana impeta nkuko mubireba hanyuma dukomeze twishime nk'ibisanzwe abageni abantu mwese muri kwishimira abageni bacu mubaye impundu n'amashyi rwose mubaye impundu n'amashyi nibo badukoranirije ahangaha ibi ni ibyacu turabashimira ubu rero tukaba tugeze mu mwanya wo kwica akanyota tugasaba abageni mutwereka akantu k'urukundo mutwereka akantu k'urukundo nk'abageni mwishimiranye Sadunda muramubona akaba agiye guha umukunzi we Kayusi Satani ku buzima bw'abageni ayiwe amashyi impundu izo mpundu ntabwo zikwiriye abantu baduhurije ahangaha murakoze cyane muruhuke muri abageni beza rwose mwongere mu mpera amashyi abageni bacu murakoze
umwanya ukurikiyeho rero abageni bacu bagiye kwambikana impeta. Bambe 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 urukundo ni rwogere, urukundo ni rwogere, urukundo ni rwogere, urukundo ni rwogere, mubahe amashyi. Mubatera iteka rwose, urukundo ni rwogere. Sadunda akaba ayigize ate, ayishyizemo Sadunda akaba ayishyizemo, akaba ayimushyizemo da. Kayusi nawe ati ndabyemeye ningemo. Mama arayisomye. Kayusi nawe akaba yegereye umukunzi we. Kayusi akaba yegereye umukunzi we Sadunda. Sadunda akavuga ati yishyiremo nanjye ndabyemeye. Bakaba bose bazishyiranyemo. Mbamba. Bose bakaba bazishyiranyemo. Iki ni ikimenyetso, ni igihango cy'ubudatana bwabo. Mama we. Amashyi ku bageni. Murakoze. Ibirori byaberaga aha birahumuje. Ubu igikurikiyeho ni ukwiyakira, tukanywa tukishima tugasabana. Ese kuvuga ko abanyarwanda no mugo abanyarwanda zagara musore mwistagira uko ushinzwe ku metero misago nasaje akanyama imyaka na kasungwa yamananza musipane barire cyuma cyasagutse ku ndege. Uyu munsi ndagira ngo tuganire, ngira ngo ibintu bibere hano murabibonye, murigira ngo njewe ndagira ngo tugende gake turebe iby'ubu bukwe bw'aba bantu Sadunda na Kayusi. None bakaba bakoze ubukwe, iyi ni gituma mugende gake, bitangazamakuru hano ni byinshi, ndagira ngo tugendane bantu kuri Manzi na Innocent TV, abantu bano wa 250 ndabakunda cyane, muze tujyane. Komera muturutse hehe? Muvuye hehe? Muvuye ntago dushaka mudufata amajwi. Oya ese muturutse nimwibanga n'ubundi wambwiye ngo iki waje wicara, yaje yicara tumureba hano hafi. Jene niba ngomanze ndebe byari byo, jene niba ngomanze menye ibyo, jene yambanze menye ko ibintu ari byo. Ase Sadu ko murabukoze, Sadu urane ko ubukwe, Sadu ukoze ubukwe. Hanyuma urambwira iki? Nyine urambwira iki? Ndatuzi iki? Ibyo yakoze twebwe biremewe, ariko twemewe twashatse kubikora mu ibanga. Muturumbuka mutuzanaho ibi bitangazamakuru. Bikiri ibanga rero. Bikiri ibanga ninde ubaduteje hano? Nyine ninde ubaduteje? Je naje ndicara ngo ndeka ari byo. Iki cyaje kicara hano. Nabwiraga kirozo tekirose butuje mbanze ndeka ibintu ari byo. Ni impete wambikanye. Mutuvire hano mugeni. Mutuvire hano twikomereza ibyo tugomba gukora. Mureke tuganire ntari hari bibare ahantu hose hari ubukwe abagabo ni wowe baduteje cyane. Ni para baduteje. Bato oya. Nana telefone ngira. Niyo muhamagaye. Niruzagayura. Jene ni kureka ibintu ari byo. Ibi bintu nyene yambanze ndeka ari byo. Mbona mamagare kirozo. Abuze ibintu bijyaba n'abanyarwanda. Abuze umugabana. Ngese abuze ibintu bijyaba bambas. Ase tukaganira ngo. Tukaganira. Ndakubye ko turi hano. Ndakubye ko ase gene nyine tuganirira hano. Tuganira n'utero bukwasi. Reka tuganira hano ubukwe nyine. Tuganira mu bukwe nyine hano ubukwe. Ninde ubaduteje nyine. Baje kwishimana. Hawaremusi. Hanyuma ninde ubaduteje hano? Abantu bose bateguye. Uri kumva?
mucana mugende mwana ase mwese twaganira tuzi iki se turatuzi mwe mucana mugende utose turi mu bukwe nike tuganira se bye ibintu byacu mwishi inzoga zacu murazibishishije ibi bintu nawe bigiyemo oya ni ibanga ariko nzavu usigaye tabukwa nk'uko burwaye ikisi burwaye warahuje ibiti twapanze byose birapfuye urashaka ese uriya wari mu biki uri mu biki aho ngaho none se uriya wari mu biki hari mwambitse impeta se ko niba ariko ibi yayimwambitse da wakererewe ngira warwari ese MC ibi bintu ubundi mwabiteguyemo byari byo byose ahantu hari inkuru nziza ntihayobekana murumva ariko muje nabi ibi ni ibirori ariko mubigize umwanda ntabwo twe tubigize umwanda murafata amakuru rero muyasabira uburenganzira reba ibintu byose murabyangije abageni bacu murabangije nzavu tubwire nta makuru ngomba kubaha musubira muvuye twicira ibintu na nizi sa uracyashaka kutwicira ibintu ariko se none ibi by'abanyarwanda ariko se ariko atawite cyumuye asini cyangwa gaheka nje kose base umva nyine mwihangane turareka nyine turareka amafoto yonyine wateretse ikizambara hasi tukirukana abaha urafata amafoto y'iki Tafute wenyine bukwe basi. N'amafoto wenyine ntabwo turababarira ibiki. Bo baje niba kure muri kamera byabo. Mutuze mu bihorere. Ni mwani mukure wenyine wera tukicya kana se dufata amafoto. Nasi ibyo bintu byanyu muze. Kuyaho. Kurende bikamera byanyu twikomereza gahunda zacu. Tuganire turebe basi twirebere byonyine. Mureze jya muze. Reka turebe gusa. Nta kibazo. Nukureba gusa. Nukureba gusa akose ubukwe. Nukwitumira mu birori kwitumira mu birori kungu tumiye mu birori urabona ibi birori mwari kuza mukaza mukareba nuko abantu bakurikirana ibirori ariko ntabwo mukwiye kuza mu Rwanda inzoga hano zirahari ibintu byose birahari mwese ufite n'amasakoshi ufite ikibazo ufite ikibazo hano kuburyo uza kuza mugatuza wagiye mu byaho kava hano ese tugataha ubukwe nk'abandi ase umugabo noneho abuze umugabo ashaka ikira ubukwe nk'abandi njyane nicaye ngo ndekuko buri bube mbone mpamagare Kirose nta kindi kintu twongera pe ni amafoto yonyine muhumure iyi babikuyeho twakuyeho kamera twabikuyeho namwe musigaye mwifuza kurongorwa se musigaye mwifuza kurongorwa kandi mbona mushaje ni mushaje mburagira impeta yayimwambikiya impeta yamwambikiya uyu ni madamu wanjye mugomba kumwuba uyu ni sheri wanjye mugomba kumwuba ese abasaza ko nabo nasanze hano birakureba se abasaza bakuru bagiye abasaza se twamuje ibintu birangiye mwe muje n'ubundi muje abasaza batashye badatase baba bagikomeye muri dote bakoramo iki eko subundi umutabi umugi ungwiki samukanya sumwatabi gute kandi wewe bagutumye ngo uzifate ubukwe urikumva kugira siyo twanga nyine twanga basi dukurikirane se bwacu wabwishura ngahe kubwishe wabwishura ngahe sanze biragiye byari kwibigabo by'imisi byatwa ase tubwira ubundi nka nkubaze nawe wari arya ntabwo dushaka kamera ntabwo dushaka kamera umva reka tuzite abanyamakuru muje kutubisha ariko sindi ubabwiye ko turi hano
bya mbere byabaye ntaraza nini muragira ngo umukobwa tutamucyura sister abantu bageze hano sangane bahageze kare ariko mutuvanaho kamera twabyishimiye byabaye byiza twabyishimiye cyane byari bimeze neza twanyweye twariye umva mbese byabaye umugore uyu mwiza uyu nguyu usize ibirungo byiza umugore uriya wambaye iby'umweru ese yamwambitse ngo n'impeta Betana nari mpari mwabonye bikwiye mwabonye ari byiza cyangwa mwabonye hari ibintu twabonye ari byiza cyane twabonye ari byiza cyane nk'abantu bakundanye uburyo nawe uyu mukobwa yakwambika impeta ukayidira namukunze namukunze byabaho yari kwambika ukayemera yampaye nka setro noneho rero umva rusagara njye nakubiswe numva kwikanda ibintu birakaze ese nzovu ibintu kuzana kubizana ahantu yiherereye mwabitekereje muti twabitekereje neza urabona umuhungu wanjye amaze gukura twasohokeye ku mazi tuvuye i Kigali twabwite ubukwe bugomba kuba hano Igisenyi ku mazi umuhungu wanjye Kayusi Shitan agomba gucyura umujyanye bita Sadunda akamwataka iri joro bakabyara hungu na ko marene ukareka kubaza hasigaje reception mushigaje kujya muri reception yego yibuze se uramunyingingira ko ndeba basaze bari uramutwingingira tuze gukurikirana reception tuze kureba uko bigenda ibyo ni ubusabe bw'umugeni wacu twabanza tukabiganira yego okay Sadu tubwire nimba uri budufashe muri reception tukagira amakamera turakuraho twikurikiranira umuhango kugende ubundi abantu bose ntago bahejwe kurabona ibintu byose bihari nibimenetse wabibonye mbese ko dutimbaguye twe impamvu mbatimbaguye nuko wenda kuzura umunyamakuru kandi n'uyu nawe wo muri kumwe nawe yaje atendinga ubukwe bwose amaze kubwatendinga nyobowe n'ukuntu ahisa aturumbukana kamera na mikoro ako kanya kandi ari ibintu twabanje kuvuga kare ko ibintu byacu ari mu ibanga nicyo kintu nge nashatse kwanga impamvu twabishyize mu ibanga hano rega n'ahantu harenze impamvu twabishyize mu ibanga ntabwo dushaka ko ubukwe bwacu bujya ku itangazamakuru kandi nubwo mubikoze ntabwo dushaka ko bujya ku itangazamakuru ubukwe bwacu bwibere mu ibanga twiturize maze iminsi mbona ntazi ibyanyu buri kimwe cyanyu cyose mukigurukana ntazi ibyanyu ubwo ntabwo dushaka ibintu byacu bijya byaba ari ikibazo gikomeye gusa buri kimwe ikibaye cyose umuntu aracyakira uko muje ntihabuze n'abandi bashobora kuba banatumye za drone ziri mu birere bakaza gufata ibyo ariko nyine nta kundi wabigenza buri kimwe cyose kirakunda iterambere rigeze kure ntabwo n'amafoto twanga yakatwaza gufata ibyagize turaza yego cyane nari ntarahagera wamwambitse imbere nabikoze neza cyane biterwa n'igihari nabikoze neza ruzungu kandi mba ngomba kubikurikirana nyine nk'umugore wanjye duteganya kuzabana ubuziraherezo tukabyara hungu na kobwa sibyo ntabwo ari ibanga ahubwo mwebwe mwahuruye sibyo nta nubwo mugomba kuza mwita mwidefire nta mwambaro turumvikana bishatse kuvuga ngo mwebwe reba ibintu byangiritse sibyo ubu oya iyi celebration y'ubukwe bwacu tuba twahisemo kuyikorera hano ku mazi kandi urabizi tuba twavuye mu ntara za Kigali sibyo ibi ni bimwe mu dushya biri kubera mu kirori cya Sadunda na Shitani maze kutumeneka murabibonye yatwisha ahubwo kataraboneka muri aka kanya abadukurikiye ndetse n'abazabubona sibyo bazahite bavivura bavuga uti kabisa twabonye ubukwe sibyo kukimwe mwanze ko bijya hanze se erega mwakoze n'amakosa twebwe ibyacu bibiri babiri private sibyo ntago ari ngombwa ngo buri wese azahure cyangwa amenye ibyo sibyo hano tugomba kwakira abantu kumva bafite icyo bari gutange tumvikana icyo bita ibitambo sibyo ariko mwe muza mufite ibyanwa ibozi ese sata ndakubaza ikibazo kimwe kubishyira mu ibanga n'ijya byatewe nuko uyu mugabo wakoranye uyu wita umugore wawe wakoranye ubukwe nawe se uko yabafite umugore basezeranye akaba bishaka kugira ngo bitajya mu mategeko basezeranye se uhari wararebaga
ariko birazwi Innocente n'umugore we bizwi ese gucana inyuma ntibaho wasanga barahukanye baratandukanye akaba ari ngiye ugomba kumutsindira dore namwambitse impeta dore ngiyi ariko nundi yarayimwambitse kandi ubona ko yikuyemo yayikuyemo ariko yataye agaciro yigezweho ni iyi ngiyi kandi urabona yuko twambaye impeta ziri zahabu ndikumva ari ibyo mutabitindaho icyizere ufite ko mutatandukana no kuba mwambitse impeta y'agaciro kandi iruta niyo wita ngo ni umugore we bashakanye cy'uwo mugore ntago muzi nta nubwo nigeze mumenya niyo mpamvu icyo kibazo twakwiye kukimbaza sibyo Sadu uratwemerera ko dukomeza tukifatira amashusho ibyo nta kibazo nibareba mufate iki amashusho kuri reception byatwigira muri reception mwebwe mwatendinge reception iby'amashusho wapi okay bizogaye reka kugira ngo ibintu uko muri mutabaza korohara yego batwiyanye ko dushyira amashusho dufata amashusho reka kuri reception dukurikirane reception turakomeza dukurikirane abantu banyarwandakazi ndababwira ko iby'ubukwe tuzakomeza kubikurikirana rwose mukomeze mukande subscribe aho hasi like share and comment ibiganiro byacu byo nakagaruka ciao turabakunda cyane